njagala nkutwale mu kyawandiikibwa ndashaka ngutware mu mu byanditswe kitabo kye bayita ekya Zakaria. reka ngutware muri Zakaria Kitabo kya sura ya 4 Zakaria igice cya 4 olunyiriri lwa 9 umurongo wa 9 mu Kinyarwanda oba lwa 8 oba lwa 10 I don't know. mu Kinyarwanda niba ari uwa 8 niba ari uwa kangahe sinzi. Tusome Zakaria chapter 4 verse 9. Zakaria ibice 4 umurongo wa 9. Tewali ajja kusekerera. Na n'umwe uzaguseka. Gamba mukwano go nti sijja kusekererwa. Bwira inshuti yawe cyangwa uwo muri kumwe ati ntago nzasekwa. SMS ogambe muno sijja kusekererwa. Gira uwo hewereza message umubwira turabizi ntago nzigera nsekwa. Wali wakulaba awo ngakulaba ngo uri stuck. Uyu munsi ari ukubona akabona mu by'ukuri ubuzi icyo gukora. Bagusanga ku mulimo ogwo gwokola ogulabikanga gukwaka sente katono alabikanga atali na lugendo. Bagusanga muri kakazi ukora akazi mu by'ukuri katagwa amafaranga ahagije ukagaragara nk'udafite urugendo ujyamo. Hariho umusore ngiye kubaha nk'icyitegererezo. Yari umukozi wo mu rugo. Igihe cyose agaca ku rugo ku gipangu cy'abaturanyi akabonaho ibuye ryari riri ku rugi ryari rifashe urugi. None igihe cyose yabona iryo buye rikamufatira umwanya akaryitegereza. We yari afite ishusho yabonaga muri rya buye. Rya buye akaribonamo ishusho y'imbwa nziza. Ariko babandi bo rya buye bakarifatisha urugi. Mu by'ukuri bo ntago bamenye icyari kiri muri rya buye. Nubwo ari bo bari nyiribuye. Ariko uyu musore we yabonye mwimbwa. Yabona rya buye we akavuga ati mbega imbwa nziza. Ishuri imwe aravuga ati ariko urabizi ntago ndi bupfe gutya. Reka mbasabe iri buye njyewe ndikoresha icyo nshaka. Nibwo yagiye ashaka irindi buye. Aravuga ati reka ngwiringiri none ndisimbuza umiringiri ryawe. None wowe ndaramaze si ryanjye ribaye iki. Aramubwira ati ibuye ryawe ndarikunda nge ringaragarira neza. Uyu musore biragaragara ko ari umusore wari uzi mu by'ukuri ibintu by'ububaji. Arangije icyo yakoze yafashe rya buye aragenda rishyiriwe mu nzu. Buri nimugoroba yasoza akazi ka basebuja agasubira kuri rya buye akabaza. Kugeza igihe rya buye yaribajije rikavamo ya mbwa yabonaga. Umunsi umwe amaze kurisiga irangi ashaka ararifata. Arikuraho arishyira ku muhanda ahita abantu kugira ngo abashe kurigurisha. Mu kanya nk'ako guhumbya wa wundi wari umuhaye niwe wabaje kuribona. Nono amaze kubona ishusho y'imbwa ihagaze aho ngaho cyangwa se icyo bari babajije ntabwo yamenye ko ari rya buye. Buri kintu cyose watangiye kubaka mwene data kizasoza kandi uzagisoza. Niyo yavuye noneho yegera wa musore amuga ngo ese iyi mbwa wayikuye he. Aramuga ati iyi ni imbwa yanjye kandi ndayigurisha. Aravuga ati mu by'ukuri wowe mbwira igiciro gusa. Arangije aravuga ati ndashakamo amadolari 50. 500. Aravuga ati kubera iki naguha ibihumbi 300 amadolari 300. Aravuga ati nacyo mpa amadolari 400. Arangije amadolari 350.
umusore arishima urumva uwa mugabo afata ryabuye ryari riri ku irembo rye arigura amadolari 350 arangije aritwara mu nzu ye kugira ngo rihinduke ishusho imunezeje. Ese kubera iki mbahaye urwo rugero? Hari abantu bakubona nk'uko bishakiye ariko Imana yo ikubona mu buryo butandukanye. Bo bakubona nk'uwananiwe ariko Imana ikakubona nk'umutsinzi. Bakubona nk'uwatangiye ariko bakaguseka, bashaka kuguseka, ariko Imana yakubona ikabanga nk'uko atangiye ni nako azasoza. Bakubona mu buryo bumwe ariko Imana ikakubona mu bundi. Umva nshuti y'Imana, nuko ngo ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo Imana yakuremye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Umva nshuti y'Imana, Imana ikurema yari igufiteho umugambi. Ntabwo umuntu azi uburyo Imana yakuremye, uburyo Imana yafashe umwanya ikabanza ikagutekereza, yarangiza ikagushyira ku isi, yarangiza ikagucisha muri mama wawe kuko ntago yari abizi. Rero nk'uko umuntu atazi uburyo ki waremwe mu nda ya mama wawe ukagera aho uvuka, ukagera aho ukura, ukagera aho ugeze, ni nako atazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ushobora kumuneza amatwi ari gukora wenda muri supermarché, cyangwa se uri umurinzi ukora muri abangaba barinda umutekano, cyangwa se ushobora kuba ukora muri salo. Buri muntu akakwita icyo ashaka ariko ntago bazi yuko ejo ushobora kuba umugore wa minisitiri, cyangwa se ari we minisitiri, cyangwa se ejo waba meya w'umujyi wa Kigali cyangwa n'ikindi. Abantu barakubona gusa kandi bakakwita mu bundi buryo, ariko Imana ikubonye ikwita ikindi kintu, kandi Imana ikwisi igikwise cyo. Icyo ngicyo ntabwo ari ikintu gihendutse. Nyumviriza neza, mu by'ukuri uri mu gakundi kabo ngabo banesha, uri mu gakundi kabo ngabo bafite ubuhamya, uri mu gakundi kabo ngabo bagomba gusohora alubumu, uri mu gakundi kabo ngabo bafite ibibanza, uri mu mubare w'abo ngabo batangiye kubaka, uri mu murongo w'abo ngabo bafite indirimbo nshya. Umva butumwa nshuti yanjye, ntago nzasekwa. Umva neza, iyo utarasohora alubumu urumva inzu yawe ibikiri hagati. Abantu niyo wavuga ati mfite indirimbo nanditse ntabwo babyitayeho, nta nubwo bakeneye kubimenya. Niyo waba ufite perimi ariko udafite imodoka, ibyo ntacyo bivuze. Barabatese perimi n'indi utayifite, barashaka kuguseka ariko nje kuguhanurira iki ntabwo ari cyo gihe, iyi ntabwo ari cyo gihe, uyu ntabwo ari wo munsi, uyu ntabwo ari wo mwaka uwo gusekwa. Umva nshuti y'Imana, nuko ngo umukozi w'Imana icyo arimo arakubwira, arimo arakubwira ngo Imana ijambo yamuhaye umugoroba wa none ni ukugira ngo akubwire ngo niba wari wihebye, niba hari icyo wari waratangiye ariko bitewe n'aho ugeze, bitewe n'abakuzengurutse, bitewe n'ibiguca intege ukaba ureba utazasoza, nuko ngaje kukubwira yuko Imana iravuze ngo uyu mwaka ntabwo ari umwaka wo kunanirwa, ahubwo ni umwaka Imana igiye kugufata ukuboko ikakwambutsa cya kiraro cyo watinyaga ukabasha kunesha. Umva neza nshuti yawe, ngo
banyuraho aho ngaho bakabona inzu yubaka, bakabona izo zurimo urubaka, bakabona ibintu by'urimo urakora, abaseka bagaseka. Ariko nje guhanura, hari abagiye kuza bavuga ngo se iyi ni ya nzu yari yaragumye ari fondasiyo, ese uyu ni umukobwa mwari waraguye kwishiga, dore yambaye agatimba, ese uyu ni wa mukobwa utarize, dore yabonye lisansi, ese uyu ni wa mukobwa usohoye igitabo. Umva nshuti yanjye bazaza bavuga ati se izi nizo alubumu tutari tuzi, iya yindi yari cya kindi cyari ikibanza cyahindutse inzu, bya bindi wari ufite perimi noneho ufite n'imodoka, wa undi bakoreshaga noneho usigaye wikoresha, ntago bazigera baguseka. Umva Zakaria, umva ubutumwa nshuti yanjye, niyo mpamvu mbahamagara mwese, buri muntu wese ufite inzozi zurimo urubaka. Ushobora kuba mu by'ukuri inzozi zawe zitameze neza, ariko ni inzozi. Ushobora kuba wubaka icyo ngewe ntari kubaka, ariko nawe urimo urubaka. Upfa kuba hari icyo urimo urakora kiri mu biganza byawe, hari ikintu urimo urubaka, niyo mpamvu uri hasi ukora. Wagiye mu mahanga gukora kugira ngo ubashe kubaka igihugu cyawe u Rwanda, ubashe kugaruka mu gihugu ufite amafaranga. Nje kukubwira ngo ni wowe mukandida wanzanye hano. Imana yambwiye ngo nsengera abo bantu abafite inzozi babona yuko zananiriwe muri fondasiyo, mugiye gusoza ntabwo bazabaseka. Icyo uzakoza ibiganza byawe cyose mu by'ukuri kizahabwa umugisha. Zakaria ibice 4:9 aravuga ngo amaboko ya Zerubabeli, aho shira amazina yawe, amaboko ya Miriyamu niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza. Ntabwo ari amaboko y'abazungu, ntabwo ari amaboko y'abo baguseka, ntabwo ari amaboko y'abaturanyi, ntabwo ari amaboko ya so na nyoko, ahubwo ni amaboko yawe. Ndahanura ngo amaboko yawe, ndaguhanuraho amaboko yawe, ibyo watangiye uzabisoza. Amaboko yawe yatangiye alubumu, amaboko yawe kandi azayisohoza. Amaboko yawe yatangiye igitabo, kandi amaboko yawe niyo azayisohora. Amaboko yawe niyo yabonye icyo kibanza, kandi amaboko yawe niyo azacyubaka. Umva nshuti y'Imana, ijambo ry'Imana nk'uko ritubwiye ni uko ngo amaboko yawe hari icyo yatangiye. Ntabwo ari umuturanyi wawe, ntabwo ari umuvandimwe wawe, ntabwo ari inshuti yawe, ntabwo ari umuhanuzi wawe, ntabwo ari umushumba wawe. Amaboko yawe hari icyo yatangiye, kandi ibyo ngibyo Imana irahari kugushyigikira kugira ngo agisohoze. That pastor is my hero. Let me tell you, if you can't be your hero yourself, you will never get a hero in you. Rekera kuva ngo uriya mushumba ni intwari yanjye, mu by'ukuri niba utahinduka intwari yawe bwite, mu by'ukuri ntabwo uzigera ubona intwari. Numvisha bavuga ngo n'Imana iriho, bakavuga ngo Bibiliya mu by'ukuri ngo ni iy'abazungu, ariko Mana kugira ubwenge
ubwenge buke ni bibi kubera n'obwongo butono kibi kugira ubwenge buke ni bibi ebirala byonoye n'ebyosoma byojja mu kye bayita research y'abazungu ibintu byose by'usoma n'ibyo ukuramo mu by'ukuri ubushakashatsi nabyo ngo ni iby'abazungu rero bivuze yuko nta bwenge nta bwonko bwawe ugira rekera wowe ndashyira uruhande rwa Bibiliya shyira iruhande ibindi bitabo shyira iruhande idini shyira iruhande ibindi bikorwa tekereza ku muremyi wawe uwo wenyine Bibiliya iravuga ngo umupfapfa yibwira mu mutima we ngo nta Mana iriho uko niko bibeshya kugira ngo babashe kwangiza urubyiruko namwe abatazi gusoma kugira ngo mugende mukurikire abazimu babayeho za nyabingi zabanje oya nyabingi ntago yabanjirije Imana nuko ngo ibyo bigirwamana byose byaje Imana yirukanye Lusiferi kubera ko Lusiferi yari marayika nuko ngo icyaha nicyo kizanira umuntu kuva mu